kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho. Ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Ntago kuba igihugu cyateye ikindi bivuze ngo Yesu aje muri uwo mwaka. Ukraine yarwanye n'Uburusiya, umwami Daniel 11 yasohoye, nta mezi 6 ahari ngo Yesu agaruke. Amerika na Korea bakerekana ibibunda, umuntu agahita avuga ati Yesu araje neza, noneho kiriya kibunda nibakirasa azahita aza. Ndababwiye ko Yesu aza kubw'umututu w'imbunda. Yesu yakomeje guhumura abigishwa be, arangije arababwira, arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibintu bitera ubwoba. Birahari ntibihari? Birahari. Ibi byo turabireba, n'Abanyamerika byarabayobeye. Isi igiye kwerekera mu gusenga ubutaka mu buryo bwa gipagani ngo kugira ngo isi tuze. Ejo bundi nararebye nsanga Kiliziya Gatolika ifite umutagatifu ubu yashinze isi. Hari umutagatifu usigaye ushinzwe ubutaka, ushinzwe kurinda imyuzure. Ariko naratangaye, mperutse gusoma umutagatifu ngo bashinze ngo ushinzwe kurinda internet ngo idahungabana. Mutagatifu sha, ushinzwe kurinda iki? Internet. Hari n'umutagatifu ngo ugomba kurinda abantu bacukura imva ngo kugira ngo urupfu rutabafatirayo bakicukura. Ariko murabyumva ibyo bintu? Bare bano bantu bakora mu kazi ko gushyingura, bagira amamodoka atwara imirambo n'ibiki byose, buriya ngo nabo urupfu ruba rubahiga. Ubwo ibyo rero ngo hari umutagatifu bashinzwe. Akaba n'umutagatifu ushinzwe amazi kugira ngo abantu bayarimo batayobasha. Ariko reka mbabaze, ubwo bizarangira Imana ikora iki? Uziko bizarangira Imana bayigize umushomeri? Isi irimo irajya ahantu habi. Umuntu udafite umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana azisanga ahantu habi. Yesu arangije arababwira ati rero hazabaho ibintu biteye ubwoba, imitima y'abantu izabarya. Uyu munsi ugiye kwa muganga, indwara zirimo kwica abantu benshi ni indwara ya stroke. Noneho yo ubu reka mbabwire, abantu bavugaga ngo kanseri ngo nimbi, ariko stroke irakubita umuntu ikamufangura mu minota mike, udapfuye ababaye ikimuga, mugatangira kumwigisha kuvuga no gukandagira no kunyeganyeza ijisho. Sanga umuntu bamuri imbere barimo baramubwira ngo uyu ni umwana wawe wabyaye. Kabaza ati nabyaye ryari? Kubera iki? Abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kugira gute? Byenda kubaho. Satani azazamukira muri iki cyorezo cyo kwibwira ibyenda kubaho. Abakobwa bumve batazabona abagabo baba batinganye cyangwa babindaya. Abagabo bajye babona hazaza h'abana babo ntibahabona. Usanga umuntu, reka njye ikintu babwira, ubu abantu bose turimo gutaka uyu munsi n'abantu twicaye aha, amarira dufite ntabwo ari uko turi burare tugize ikibazo, ahubwo nuko twikoreye imitwaro y'ejo. Dufite ubwoba ko ejo tuzaba dufite ubutabazi bw'Imana nk'ubwo dufite ryari uyu munsi. Ngo Abisiraheli babonye basigaranye stoke y'ibiryo izabamaza ukwezi, baravuze batari ko mwaretse tugatangira gutaka Imana tuyisaba ibiryo. Murabona ko Imana itinda gusubiza? Itinze gusubiza byadushiranye byagenda gute? Nibwo batangira gutaka ngo babuze iki? Babuze ibiryo. Guterwa ubwoba n'ibyenda kuba. Abanyapolitike barahangayitse, abanyamadini barahangayitse. Ubu noneho muri no gahunda yo gufunga insengero, umuntu muraganira akakubwira ati nge nari pastor atariko ndimo ndabona imbere simpabona. Ako niba ari Imana yaguhamagaye watuje ko Imana izakwereka ukubaho. Nshuti zanjye, Yesu yakomeje abwira abantu, arababwira ati kandi n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru, ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Mbere y'uko akaga gasohora ka nyuma na nyuma, abana b'Imana isi zabanga.
twaraye tubyize impamvu yatumye Kayini yica nde? Abeli. Gutamba kwa Abeli, inama Abeli yahoraga amuha, kumugira inama kwa buri mwanya yageze aravuga ati siki ndazihaza. Ubu abantu bamaze guhaga inama zacu. Mperutse kugira umuntu inama, mugira inama arangije arambwira ati winyinjirira mu buzima ndakwiyamye. Hashize umwanya yandika aka message atariko ati ntago nakujugunya ati kuko buriya n'ingorofani ntiyitwara nshobora kuzagukenera. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, uba abantu barambiwe abana b'Imana. Igihe kizagera umuntu ajya kubwira atariko iwanyu uko ari mu ijuru mwagiye iwanyu mukaturekereza. Yesu yakomeje agaragaza akarengane abana b'Imana bazacamo. Ibyo bizaberaho kugira ngo muba abahamya. Nuko rero mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera. Mumaramaze mushaka Imana, mumaramaze mwiga ibyanditswe byera, mumaramaze mwiga ubuhanuzi, kugira ngo mutazarya iminwa mu gihe cyanyu cyo guhamya. Igihe cyacu cyo guhamya kiri imbere, ariko ubu isi yatangiye kutubikamo ubwoba. Kubwira umuntu w'umunyapolitiki umuri imbere yuko isabato ari umunsi w'Imana byaragucanze. Ku kazi kuberurira ko usenga byaragucanze. Abantu mwiganye kuberurira yuko uri umurokore byaranze. Ariko ngo utegereje ngo kuzarengana, umuntu arakwambura amafaranga ukamufatira Nyabugogo muri gare ukamutera jido, abantu bagatangira ati murokore utica umuntu, warangiza utireka kumukristo si uko biki kinyeteri ndakumanyura. Harya ubwo bazatwara inzu ureba. Dukeneye kwitoza kumaramaza. Hari abantu tujya twiga ibi bakatubwira bati ibyo bintu muba murimo ni ugukabiriza ntago bizaba. Umva bizaba. Umurongo wa 15, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Imana izatanga iki? Bibiliya iravuga ngo kuko nzabaha ururimi n'iki? N'ubwenge. Ubutumwa bugomba kubwirizwa uyu munsi muri no minsi y'imperuka ni ubutumwa bugiye gutangwa n'abantu bafite ururimi bahawe n'Imana rwo kuvugamo ibintu, kandi urwo rurimi narwo rukaba rukubitwa rusunikwa n'ubwenge. Umuntu uzibeshya agahubuka adafite ibyo bintu bibiri Imana irimo gutanga azapfa igihe kitageze, kandi birangire n'ubugingo buhoraho ntabwo ageze gute, ntabwo abonye. Abadamu musaba Imana ururimi n'ubwenge. Ababwiriza, abayobozi b'itorero, bantu bashyitsi turi kumwe, iki ni igihe cyo gusaba ururimi n'ubwenge. Kubera iki? Umuntu udafite ururimi yahawe n'Imana, ururimi rwe azarukoresha arimbura abantu cyangwa abagushe. Natagira ubwenge mu mwanzuro wose ufata uzisanga ubuze ubugingo kandi wabushakaga. Mu mperuka dukeneye ibintu bibiri: ururimi ruva ku Mana n'iki? N'ubwenge. Bibiliya iratangaje. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazica bamwe muri mwe, muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Amen. Gupfuka agasatsi. Imana izabiza umuntu wayo mu minsi y'imperuka, izabiza uko atambuka, iza uko yambara, Imana izabiza uko arya, izabikurikirana akantu ke kose kugeza ubwo. Buriya reka ngire ikintu babwira, buriya wari uzi ko hari igihe ushima mu mutwe agasatsi kagapfuka ntubimenye? Imana kugira ngo itwereke yuko izabiducekinga, ikurikirana ibyacu cyane, yatanze ubwishingizi iravuga ngo n'agasatsi kanyu kazaza gapfuka ku mutwe, nzi impamvu gapfutse. Amen. Imana izakurikirana ibyacu. Ikintu rero tukwiye gukora, aho kugira ngo tubanze twige uko ibintu bizashorerana, reka tubanze tube mu bwihisho bw'isumba byose. Uba mu bwihisho bw'isumba byose, akaba mu mahema y'isumba byose, Uwiteka azamubera umurinzi.
ibi bihe biteye ubwoba ntacyo bizaba bitwaye. Ariko ikibazo, Satani agiye kudutwara buka tumere nk'inka zijya mu ibagiro. Hari ukuntu inka bazijyana bagiye kuzibaga hano Nyabugogo, ugakubitana nayo ukabona inka zirimo ziragenda. Buriya rero ibintu byarancanze. Inka barimo barayizana hano Nyabugogo ngo bayibage, ugasanga yateye induru ahantu iri, bayiziritse irimo irakubita inda amahembe tiku tiku, ukabona umuntu arimo n'igiti ahibwira ati buretse, ariko zirapfa iki zose ko zisangiye icyuma. Murimo murapfa ngo imiyenzi, murapfa ngo umuntu ngo yavuze undi, murapfa ubuntu bw'ubufaranga n'iki, nyamara turimo turakarangwa mu isafuriya imwe. Hari ukuntu rero ubona izo nka bagiye kubaga, hari iba yagiye ahantu heza, ukabona irimo irareba neza igenda ikontorora umuhanda, ariko zirakontorora umuhanda ngo ivemo. Abantu benshi buriye igare ribajyana kurimbuka nk'inka zijyanwa mu ibagiro, ku buryo bo ntabwo babona, babishimiye umunyenga gusa. Buriya inka ibasha kuvuga, ukayibaza uti umunyenga wo kuva mu Mutara uzi Kigali umeze ute? Akubwira iti niba hari umunyenga uryoshye n'uyu, ariko waba uri bukiri ku cyuma. Satani agiye kurindagiza abantu, ariko igihe kibarangirane. Abajene, buri muntu wese ngo Satani yamuteguriye ibyaha biri mu rwego rwe. Abasaza baraha, Satani agomba kukudodera umwambaro w'ibyaha byawe. Abana bato, Satani yabakoreye ibyabo. Abanyadini bafite ibigeragezo byabo, bafite ibyaha byabo bagomba gukora, ku buryo isi yose izagotomera ibyaha nk'igotomera amazi. Yesu yakomeje agaragaza ikintu gikomeye. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu noneho hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Ibi byo Yesu yarabyeruye, arababwira ati Yerusalemu yo, narindimo kuvuga ibyo kurimbuka kw'isi, ariko ngaruke kuri Yerusalemu. Igihe muzabona hari abasirikare badasanzwe, batari aba banyu mwirirwa mubona, muzamenye ko kurimbuka kwanyu kugeze. Mwaka 68 abasirikare b'Abaroma, buriya reka ngira ikintu mbabwira, biratangaje yuko kurimbuka kwa Yerusalemu hari hihishe inyuma imbaraga z'Abaroma, no kurimbuka kw'isi Abaroma bazaba babyihishe inyuma. Iyi Roma ya Vatikani mubona yiteguye gukora ibintu nk'ibyakorewe kwa Pilato. Ikintu gitangaje, Yesu amaze kuvuga ibi, abantu ntibabihaye agaciro. Ariko muri mwaka 68 bagiye kubona, babona ingabo ziraje zihagaze kuri Yerusalemu. Baratangira bayoberwa uko bari bubigenze, zari ingabo nyinshi. Ariko Yesu yari yaravuze ngo nimubona ibyo bintu bibaye, uzaba ari hejuru y'inzu ntazasubire hehe mu nzu. Abantu bizi inyigisho za Yesu babonye n'amaso ingabo z'Abaroma, baravuga bati karabaye. Nyamara buri wese yanosha undi ati ibi bintu ntitwabyize, bacaho. Ariko ikintu gitangaje, birukankanye ngo ingabo z'Abaroma barazica. Abatambyi baravuga bati Imana iracyari muri Yerusalemu, aho kugira ngo abantu bahunge, ahubwo bicaye muri Yerusalemu baravuga ngo izahoraho. Ariko byarangiye Yerusalemu isenywe. Umwaka 70 Yerusalemu barayisenye, ntiyagira ibuye rigeretse ku rindi. Uwavuze ibya Yerusalemu bikaba byarabaye, ni nawe wavuze ibyo kurimbuka kuri imbere yacu. Ariko abantu bagiye kurimbuka baraburiwe. Ubu nta muntu wicaye hano utazi ko ibihembo by'ibyaha hari iki? Hari urupfu. Ariko abantu barimo barizezwa yuko ibyiza biri imbere. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayivemo. Kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bo bazabona ishyano, kuko bazabona kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugira
kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ibihe by'abanyamahanga byari ibihe? Abisirayeli bari mu butware bwa Roma, niyo yari ibakoronije. Roma yakomeje kwangiza Yerusalemu, kandi n'uyu munsi wa none mu gihe tuvuga ko hari itorero ry'ukuri rigereranywa na Yerusalemu, Roma irahari kugira ngo yongere igire ibihe. Reka mbabwire, ibi bintu byose murimo kubona byo gutesha agaciro iyobokamana, gutesha agaciro imisengere, ibi bintu mubona Satani arimo kugenda arwanya ijwi ry'Imana ku mugaragaro, turi mu bihe by'abanyamahanga. Ariko bigomba kuzagira gute? Bizashira, hazazaho ibihe by'abera. Nshuti zanjye, amagambo yantangaje. Kandi hazaba ibimenyetso hasi ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azaba barabumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru nazo zizanyeganyega. Ubwo nibwo abantu bazabona umwana w'umuntu aje. Amen. Imbaraga zo mu ijuru nizimara kunyeganyega, abera habura gato ngo baneshwe. Dufite indirimbo ivuga ngo barwanye uko babashije, none bagize gute? None baratsinze. Mwagurire amarembo kugira ngo bagire gute? Hazaba habura gato ngo baneshwe. Ariko nagira ngo mbabwire, iki ni igihe cyo kwibikamo imbaraga tuzakoresha icyo gihe. Kurengananwa n'abera, kusoza uri mu ruhande rw'Imana, kwemera kurenganyirizwa ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, nibyo bintu bizagaragaza abantu b'Imana. Kandi ijuru ryose rizaba ribatunga urutoki rivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kugeze gute? Kwihangana kw'abera niko kuzatuma abantu bose babitegereza. None nagira ngo mbabaze, niba kwihanganira umuntu muri korari byakunaniye, cyo kumva umuntu nimumuzana ndagenda, naguma hanze ndagumaha, ukumva umuntu iyi nama y'itorero sinzayibanamo n'akanaka, ubwo nimumutora ndagiye, nagenda ndagaruka. Ubwo se urambwira ngo wowe uri umukiranutsi iki? Aho niho kwihangana kw'abera kuri. Mu ntambara barwana mu buzima bugoye, bitondera amategeko y'iki? Y'Imana. Nshuti zanjye, ibihe turimo ni ibihe bigoye cyane. Imbere yacu tuhafite akaga gakomeye. Nuko rero ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Bibiliya itubwiye ko tuzafata amaso yacu tukayahanga ibyo bintu. None uyu munsi wa none abantu bahanze amaso indangamuntu, abandi bahanze amaso amafaranga agiye kubura, abandi bahanze amaso intambara ziri mu isi, abandi bahanze amaso ubukene burimo kwiyongera, abandi bahanze amaso gusenyuka kw'imiryango. Ariko twebwe mu gihe tubona ibi ngibi, ni ibimenyetso bigenda bitubwira ngo harabura metero zingahe ngo mugere mu murwa wanyu. Kubw'ibyo rero abagenzi dukwiye kurarama. Iki ni igihe cyo kurarama. Ibintu byo mu isi nubitinzaho ubwonko n'ibitekerezo uzarangira. Uzakunda umugabo, namara koroherwa ubwire basaza bawe baguha amafaranga, umugaburire umwambika byibuha rye, ajya agendana kirida mu kanwa aguhembe kukuzaniraho izindi ndayi. Numutinzaho amaso uzapfa bagushyingure. Rarama. Rarama. Mu ijuru hari Imana ijya igira uko ibigenza. Imperuka yo hasi ntago tuzabona isi baye paradizo. Kubera iki? Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi. Kandi muri Daniel igice cya 7 tuhabwirwa inyamaswa yaconshomeraga ibindi ikabisiribangisha amajanja yayo. Iyo nyamaswa ishushanya ubwami bw'Abaromani. Aka kavuyo kose kariho kose muri busange Roma ifitanye na kisano. Umuntu arimo arashaka umugore, ukwezi kumwe yarangiza agahita agaruka ku rusengero, munandukanye nawe. Byagenze gute? Njyewe numvise muhaza. None se wakwihanganye ko natwe twihanganye? Oya, iwacu ntago ariko tumeze. Twebwe icyo twihangane turakihanganira, icyanze cyanze. Murasubirana umukobwa wanyu, barangiza bati rero twebwe itorero ntabwo ari twe dutandukanye abantu, ujya muri leta. Yagera muri leta ati njyewe mba numva rwose munandukanye nawe, ejo atazanyurira nkamukubita inyundo nkamwica.
bagatavuga ati rero uyu muntu yanabikora, abantu babaye abaki abarakare. Gatanya yo mu kwezi kumwe, mu mezi abiri usanga yanditswe mu murenge. Wajya kubona ukabona akana kakajiji k'agakobwa kari kumwe nawe bafatanye, sheri uzankunda nzagukunda yararara. Iryo jambo uzamaze kuribwira abantu ibihumbi bingahe, ryabaye pirate kuri we. Umuntu asigaye akora ubukwe bwacya, umuntu agatangira kumwereka amafoto. Uyu no aba n'abana b'umugore wa mbere, yarafunze mu mutwe turatandukana. Uyu rero ureba ni umugore wanjye wa kabiri, uyakundaga amafaranga kandi nari nkereye, ndamubwira ntishakira umuzungu nubaho uzankize. Uyu ni umugore wa gatatu, uyu we twapfuye ubusa, navuye safari muhurana n'agasore mpita mubwira ngo urareyo ntugaruke. Rero aba ni abakubanjije, ariko wowe humura ntacyo uzaba, gusa ntakubeshya nuzana ibintu by'imizozo nzakumanyura. Ubukwe bwaraye bubaye, nagatangira ati mama ati ushatse umugabo akagucanga ubigenza gute? Ati ubigenza nkuko nabigenje kuri so. Ariko ibibazo birahari ntibihari. Isi irimo irashaka, reka mbabwire amategeko ya gatanya mugende muyige neza, yaturutse i Roma. Amategeko ya gatanya, koroshya gatanya, ibintu by'iki byose musanga ari ibintu nubwo no muri Bibiliya mu Bisirayeli babigiraga, ariko Bibiliya iravuga ngo Mose yabibemere kuko imitima yanyu yari igize gute, yari inange. Ubwo rero nuramuka ushaka gutandukana n'uwo mwashakanye, uzamenye ko umutima wawe ugize gute, unangiye. Ariko uyu munsi wa none bantu b'Imana, ibintu ni ibibazo. Nimubona bibaye muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Yesu arangije abacira umugani, ariko ageze ku murongo wa 34 Yesu abaha ibanga. Arangije arababwira ati ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazagira gute? Ukazabatungura. Ivutu ryica umuntu mu mutwe ntamenye ibihe aho bigeze. Amaganya yica umuntu mu mutwe ntamenye ibihe aho bigize gute, aho bigeze. Inzoga zica umuntu mu mutwe, muzabirebe abantu banywa inzoga, imyanzuro yose bayifata bukeye bazinyweye. Akatangira ati ariko rero ngiye kuzireka pe mama kana, ninjye wagukwira iryo ryinyo. Umugore ati none se ubu ngubu nikubise ku nzu ugira ngo wari nkuye da. Akegera abana bati papa winereye rwose, twari duhari tubireba twumiwe bana banje, ntabwo ari njyewe. Akabwira abagabo ati nariretse. Umuntu akamamagara kuri telefone ati ngwino tuganire umbwire ibyakubayeho tube tunywa rimwe. Kandi ubwo ngo yagize gute? Reka mbabwire, nta muntu unywa inzoga ufata umwanzuro wo kureka ikibi, ntawe. Satani rero azashaka abantu kuberekeza mu kintu cy'inzoga. Niyo mpamvu mubona n'abarokore bazisubiyemo, abakirisitu, abaririmbyi biraye mu nzoga. Ubu dufite kuri YouTube ababwiriza barimo kuvuga ko inzoga ntacyo zigize gute, zitwaye. Satani arashaka kwica abantu bahagaze. Tuzakuraho abakobwa batari abasinzi koko. Mva mperutse guhura n'umukobwa wasinze, tamureba ndavuga nti ibi bintu ntibijyanye pe. Umusazi umwe ngo niwe wicaye ngo afata amase ngo yasomeza amaganga, ngo yarari mu bushakashatsi. Afata amase ararya, afata amaganga arasomeza, arazunguza umutwe ati ibyo ntibijyanye pe. Kandi koko ntago byari bijyanye. Kubona umukobwa w'umusinzi ni ibintu bitajyanye. Satani azakugaragaza gati, ariko iyo hajemo ikintu cyitwa inzoga. Kubona umwana w'umukobwa arimo kugenda yambaye ijipo ifunguye, utamenya ngo ninde wayifunguye, yayifunguye ryari, ni amahano. Ariko ubwo ngo baba bazi ko ngo n'abasirimu, umuntu unywa inzoga ngo areba kure. Umuntu yigeze kumbwira ati musona ati nta bitekerezo uzagira uticara mu bagabo, n'abagabo sabo ku rusengero baba ari imbwa. Ati reka da, dufite ibitekerezo bizamuka ari uko wanyweye inzoga. Ndababwira ni ko nazinyweye kera ntabyo nagiraga. Kambabwire, iyo umuntu yakira umwami Yesu nibwo agira ibitekerezo. Nshuti zanjye twihuta, Yesu ati mwirinde imitima yanyu itaremererwa n'ivutu
gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka. Amen. Kurokoka biraterwa n'ibintu bingahe? Bibiri: kuba maso no gusenga ku isabato gusa, gusenga ku cyumweru, gusenga iminsi yose. Kuko buri munsi Imana izazihishurira umuntu wayo uko yitwara muri uwo munsi. Kuko ibyo rero gusenga iminsi yose ruzaba ari urukingo rwo gushimangira umuntu kugira ngo atagushwa n'imperuka. Niyo mpamvu, kubera ko Satani azi ko kuba maso no gusenga ari byo bizarinda abantu mu mperuka, Satani azatuma abantu babinjiji kuba maso abikureho, no gusenga abantu bajye basenga ari uko babonye ibiryo, kuko kubona ibiryo bisigaye bigoye. Ako gusenga wapi? Gusenga abantu bamaze kubifata nk'ibintu byoroheje. Nshuti zanjye, mfite igitabo nakunze cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka. Icyigisho cyacu cya kabiri kiravuga ngo Yesu yavuze ko hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, ariko avuga ko no hasi amahanga azababara bumirwe. Amahanga arababaye ntababaye? Amahanga ahagaritse umutima, abantu barashobewe, imitima y'abantu irabeshywa bitewe no gutinya ibigiye kuba mu isi. Abantu barimo baraza